Where are you, the Ben? I want to talk with you. Mwisha kandi yarawubonye yarawugize umugisha azana saa 7 z'ijoro ko arinda kuza nijoro se yaje kumanywa tukamubona kubera ari umujura yanga kuza kumanywa ngo batamubona ntago urajya gusura inzu ye ntago uri muba mufashije kuyubaka narayisuye ariko sinzi niba ariye nuza Pamela uriya Pamela babaye ngo Zanzibar ibintu nk'ibyo ariko naje kumva ko baratanye nabyo bishiremo ibyo byo ndemeye kubishiramo bijemo rwose oya yaransuzuguye azana umugore ntiyamunyereka abaratana sinamubona gusa ibyo binabivuga ibyo ushiremo. Ndabasuhuje mwe mwese mudukurikirana umunsi ku wundi mudahwema gukurikirana ibiganiro byacu byaba iby'imyidagaduro cyangwa se ibintu byagiye bihiti cyangwa inkuru zarushije izindi gukundwa ku mbuga nkoranyambaga. Ngiye turi kumwe nk'abandi Alpha B kuri Alpha TV, nkaba ndi kumwe n'umutumirwa banyita Rugamba kuri BS TV. Rugamba umeze fresh cyane rwose, umeze neza, umeze fresh cyane. Ya okay, tukaba tugiye kuganira kuri iyi nkuru nabanje kubereka yaciye ibintu nyuma yaho The Ben agere mu Rwanda. Iyi nkuru umusaza mwabonye akaba ari papa wa The Ben, nkuko mwayibonye akaba yari kuvuga ko atazi The Ben yazira niyajaza saa 7 z'ijoro mu rugo, ndetse akongera akavuga ko atazi umukazana we twebwe nkutuzi Miss Pamela. Mwaye ikaze Rugamba kugira ngo tuganire ganiraho n'ubundi tukabisesengura neza kugira ngo abanyarwanda babyumve bisobanukirwe bumve ubundi bimeze bite. The Ben afite gahunda yo gukora ubukwe nkuko tubyumva cyangwa ni ibihuha? Ngaho rwose twinjire neza mu nkuru twumve ukuntu ubundi tugiye kubigenza, ubundi tugiye kubwira abanyarwanda ibiki, tugiye kubereka gute ibintu byubatse gute. Ya nkuko twabyakiriye byagaragaye kuri uyu mugoroba iyi video ikimara gusohoka y'umusaza yasohotse ahakana ko The Ben atigeze amwereka uwo mukobwa twebwe tuzi ari we Miss Pamela, amwumva ngo nubwo abyumva ngo ari kumva ngo baravutanye nkuko yavugaga umusaza kuri kamera nyine nkuko mwayibonye kuri aka video kabanje bati nako gashiremo. Birasa nkaho umusaza ari message aga gutanga. Ese ubundi ngiye mfite ikibazo kimwe nshaka kwibariza cyangwa kubaza nk'umuntu uri kuza uvuga ngo Pamela na The Ben. Yes, bisa nkaho uri gutsemba yuko nta mubano hari hagati yabo w'urukundo ndetse ruganisha ku kubana. Of course. Noneho ngiye nkaba mfite ikibazo kimeze gutya. Yego. Ubundi wihubona ute The Ben na Pamela barakundanye cyane ntabwo bigeze bakundana? Kuko twabibonye kenshi ko abantu bavuga ngo barakundanye bari mu rukundo, tubibona ku mbuga nkoranyambaga nyinshi kugeza na n'iyi saha. Uri kumva? Yes. Mbere tutabanje kujya ku byo wenda umusaza yavuze. Yego. Cyane ko mugarukiraho kubera ko ashobora no kuba wenda The Ben yaravuze ati ntago nahita nshitura umusaza nzayimubwirira hamwe giye gutegura ibintu haracyari iminsi. Akaba yenda rero amagambo y'abanyarwanda n'abandi bari kuvuga ngo ubukwe bugiye kuba, ariko The Ben ubwe atabikuye mu mutwe nga bivuge. Ubundi uranyumvisha ute yuko The Ben na Pamela ubundi ubwo bukwe budahari? Mbere na mbere impamvu ubukwe budahari, nta bukwe buzaba papa The Ben ahari ataburimo. Icyo kintu urakizi? Ataburimo gute se The Ben yaba agiye gukora ubukwe nkuko ibihuha biri kuvugwa? Ni n'ibihuha tuvugana n'ibihuha. Ajya gukora ubukwe papa we atazi n'umuntu bagiye gukora ubukwe. Icyo akoze icyo nemera cyo mushiki wa The Ben Belinda uramuzi? Belinda ndamuzi. Mushiki wa The Ben, mushiki wa The Ben Belinda nijoro 2:02 ku Isimbi namubonye kuri interview yatanze, yavuze ko cyakoze The Ben ngafite umwana ngo ni full package. Yavuze ati kabisa ngo cyakoze ngo bro ngo The Ben girlfriend sorry abati brother ewana afite icyana ni full package. Urumva rero umuryango harimo abamuzi, si uko The Ben yaba yarishe kwerekana ngo azatungure papa we cyangwa n'umuryango. Oya n'ubundi ibyo bwiza bwa Pamela byose twabigarukaho cyane yuko ari nayo mpamvu yahawe titre yo kuba yitwa Miss. Yes. Ibyo bwiza bwe rwose nanjye najya hano hasi ngapfukama bavuga ati mana waremye umukobwa rwose. Bavuga ati kabisa rwose uyu nguyu we waramuremye neza nta nuwa kugaye rwose uvuze ko yiremye.
tudataye umurongo rero ikigaragaza cya mbere ko umubano ushobora kuba udahari koko tutitaye ku byo umusaza yavuze ariko nabyo tubigendeyeho nanone ariko iki effect zigaragara za mbere ushobora kuba zigaragara ko The Ben nubwo yaje interview yatanze yavuze ngo akumbuye Miss Pamela ndetse na mama we of course birumvikana koko buretse gato ibintu yavuze nyuma y'uko bisa nkaho abanyamakuru bamuhatirije bamubajije ngo ese ukumbuye nde ati nkumbuye mama ati se nta wundi muntu ukumbuye ati nkumbuye mama cyane wongera yamubajije ati nkumbuye n'umukobwa dukundana yego urumva ubwo ni Miss Pamela yavugaga ariko basa nkaho bamuhase kugira ngo abivuge yego ibi bintu birimo urujijo cyane kubera cyane ariko tugiye kubisobanura uko bigaragara kubera noneho ugendeye no ku byo papa wa The Ben yavuze sibyo ko yari yashyizemo kamwe utagira cyane ngo kabye nanone uri kumva papa wa The Ben we yavuze ati umuhungu wanjye The Ben ndamukunda cyane yagiye agarukaho cyane avuga ati The Ben rwose aramfasha mu bibazo bitandukanye atariko aza no kuvuga ati umuhungu wanjye hari igihe ajyaza ntagere mu rugo iwanjye yego ariko aza kugaruka ku rundi ruhande avuga ati yego impamvu umuhungu wanjye nta mucira urubanza aba afite akazi kenshi yego uri kumva ese ubundi kubera iki bitaba byaratewe n'ako kazi kenshi cyangwa se bitarategurwa neza ngo bijye mu buryo impamvu atarabwira papa wiwe yuko akundana na Pamela bigiye kure ariko nibuke neza ko kuri iyi video umusaza yavuze ati niyaje aza saa sita z'ijoro ati umuhungu wanjye ni igisambo ariko wenda ntitwabikomantaho cyane ashobora kuba ari akantu ahubwo rero burya akantu gashobora kuvugisha ukuri cyangwa umuntu kagatuma avuga ikintu ashaka gutangaho message uvuga ko yavuga ngo nako gashyiremo byanga bikunda kuri interview yatanze hari ibyo ashaka ko badashyiramo ariko ibyo yavuga ngo nako gashyiremo nako kantu kajyemo yarimo gutanga message birasa nkaho uriya musaza yatangaga message nawe ashaka ko umuhungu we wenda ajya amugeraho kare wenda of course ariko nanone ntabwo kuri message yatanze yo kuvuga ngo ntagazi uwo mukobwa banamumweretse ku ifoto ngo uyu ni mwiza cyane ngo mwereke wanjye ngo yabonye wanjye ati mwereke ni wanjye n'amafoto ati azazi wanjye ariko ariko yavuze ko nubwo yamwumvishe yazi ko batandukanye ikindi kintu kibigaragaza The Ben amaze umwaka ataza mu Rwanda amaze umwaka atari mu Rwanda The Ben ntabwo yabuze ubushobozi bwo kuba yajyana Miss Pamela aho yari ari hanze yamutaye ibyapa uremera ko The Ben yataye Miss Pamela ibyapa aho ngaho ntabwo nakugarukira yego tutagarukira rero uti The Ben yakwiye kuba yarajyanye Pamela iyari yego bibaho cyane mu buzima busanzwe kandi biranumvikana yuko bitewe n'impamvu z'akazi njye nshobora kujya hanze umugore wanjye agasigara mu Rwanda anytime azagaruka nkaza kureba umugore wanjye tuvugana kuri WhatsApp kuri video yego tuvugana muri message yego uri kumva ndetse nubwo wenda habayeho gukabaza ariko n'imiryango ibizi ku buryo nshobora kubaza mu rugo nkababaza ati ese umukobwa dukundana amize ate nkababaza amakuru wenda hari ibyo wenda umuntu ashaka gukinga we ugira ngo utaza kubabara ukaza kubibaza ku ruhande kugira ngo ubimenye neza aho ngaho ntabwo ngarukira gute utangarukira kubera yuko yego impamvu zituma umuntu ajya mu bihugu byo hanze akaba yasiga nk'umugore we cyangwa se umukobwa bakundana mu gihugu cy'iwabo yego zirahari nyinshi kandi zumvikana iya mbere impamvu z'akazi iya kabiri umutekano w'umukobwa ukunda yego ariko dore ahantu ibyo bintu bitandukana byose uri kuvuga The Ben kuvuga ngo yataye ibyapa Miss Pamela impamvu ibigaragaza ni iyi ngiyi The Ben bwa mbere agaragaza urukundo rwe na Pamela bari mu Rwanda okay aho hantu bashaka ko mbivugaho yego Pamela ni umukobwa ufite amafaranga for now niko njye nabivuga kuko biragaragara ni Miss afite amafaranga Pamela kumva biranashoboka yuko no muri Amerika nawe yakwijyanayo ahari urumva ngiye mu mboni yanjye nuko ngiye mbibona biranashoboka yuko muri Amerika yakwijyanayo Pamela sibyo tutagendeye kuri piki cyangwa se ku buryo bagiye basohoka bakajya kuganira iby'urukundo rwabo
cyane yuko wanasanga ubu ngubu The Ben aje kugira ngo yereke abanyarwanda yuko akiri kumwe nabo, afite n'amakonseri. Yes. Ejo bundi wasanga asubiyeyo wasanga bizaba ari byiza kurushaho, azaba ajyanye na Pamela wiwe bakundana. Nubwo wenda na video nabonye hari abantu bagiye kumwakira ku kibuga cy'indege ntabwo ngeze mubonamo Pamela, wenda ni impamvu zabo wenda ku ruhande rwabo. Yego. Ariko Pamela uko ngiye mbibona ntabwo yasigaye ibyapa, ni umwana ukunzwe uri guteteshwa. Niyo waba umeze utubundi wabura ubwenge ugata Pamela ibyapa ukabusanze n'ubundi. Pamela impamvu wowe uvuga ko utamuta ibyapa nuko wenyine urabona ari umwana uri class, urabona ari umwana ufite hit. Abandi bana bamureze benshi cyane ku mustar nka The Ben. Of course nyine kumukunda ashaka kuba mukunda baranakundanye, ariko wenda kandi bari gukundana. Impamvu ya mbere iri kubigaragaza ni gute umukobwa abantu benshi ibihuha bya biri gukwirakwiza ngo The Ben ngo yaje gukora ubukwe, ngo yaje ni gute umuntu uje gukora ubukwe n'umuntu wabo batamuzi. Yesu ubundi nanjye kamubaze mfite cyangwa ni umwana wo kwirira. Ese wiza amenyamo ibyo kurya kandi wenda ibyo babiri private wenda ku ruhande rwabo, sibyo? Njyewe rero nanone urumva yego ikintu nshaka kubaza abanyarwanda, sibyo? Abantu bundi batangaje ngo The Ben aje mu Rwanda gukora ubukwe, bundi bagendeye kuki? The Ben yabishyize kuri Twitter. The Ben hari umuntu yaganiye nawe akayimubwira, cyangwa bagendeye ku mubano The Ben yasize hano mu Rwanda abantu babona yuko abanye na Pamela. Ariko na mushikiwe Belinda ninjye yavuze ngo ubukwe. Oya n'ukwandiriza se urumva ntandi urivugira ubusa ku musozi. Ariko buriya none wasanga iyi video yageragekiye muri iyo nduru. Ariko se buriya bundi papa wa The Ben na The Ben ko bigumya kunshorogotora cyane, ko ndimo ndabona hajya ngo harimo ikibazo ubundi. Abantu benshi bihaye umunyamakuru ngo yaragiye guteranya umuryango ngo iki n'iki ngo ntiyagatunguye umusaza ngameze kuriya. Iyaba atarashoboye kumuha interview ari kuyimwima, ntabwo umuntu aza gutunga kamera ku ngufu ngo atware video. Of course yagiye kumusura kandi umusaza n'umusaza mu rugo. Ibyo byo rwose nta muntu agakwiye gukomeza bitara comment mu munyamakuru. Papa The Ben aragira ati umuhungu wanjye ndamukunda cyane. Akongera akagira ati umuhungu wanjye ni ikirara atahatinze saa sita z'ijoro. Akongera akagira ati hari n'ubwo adataha. Yego. Akajya kwirarira hehe mu marogi, mu mahoteli. Ariko nibyavuze ngo nibyo nawe yabyemeye. Kumva? Yego. Akongera akagira ati umuhungu wanjye yaramfunguje muri gereza nabwo bari bamfunze nagonze umuntu. Anangira ndetse miliyoni. Ariko arakari kan ushaka kuvugaho gakeshya. Urumva abantu benshi muri commentaire bajya bavuga ngo ngo iyo miliyoni ngo ruswa ngo iyo miliyoni avuze na amande baca umuntu wagonze afite ibyangombwa. Abantu benshi bo kuvuga ngo umusaza ngo mwamufashe ngo muramusindisha ngo ngamena amabanga ngo mva ngo nkako kantu ngo ka miliyoni. Iyo miliyoni rwose no muri leta irazwi ni ukuva muri 500 kugera kuri 1,500 umuntu wagonze afite ibyangombwa. Iyo miliyoni nanone bayikureho ngo atajya ngo usika yamutangiye. Bivuze ngo yamutangiye amande. Bivuze ngo Papa The Ben yari afite ubwenge bwo kuba yavuga ibintu biri bizima. Nta muntu wamuhati. Umuntu wavuze miliyoni yagonze ahita nongera ati nagonze. Birahura ni birikira birahura ni ibintu bihura. Ushatse kuvuga ngo The Ben na papa we yes harimo akantu kakabazo ukuntu ubundi The Ben yes ubundi wowe watekerezaga iki ubundi rwose wagakwiye kuba warabwiye umubyeyi ukakubwira ati mfite umukobwa dukundana. Yego umukobwa uzwi n'u Rwanda rwose rega u Rwanda rwose sibyo n'u Rwanda East African isi yose katuba isi yose anytime yes dushobora gukora ubukwe. Yego cyangwa se nanone reka ngaruke kuri The Ben reka mvugane The Ben. The Ben ashobora kuba adafitanye gahunda yo mukobwa n'umukobwa yo kuzahabana yo kuburyo ajya kumwereka wabo. Umuri kuki mujajinga The Ben? The Ben yari gutereta umukobwa. Ubuse abakobwa baze gutereta ni bangahe? Yari gutereta umukobwa cyangwa yari kwirira umwana. Yari kwirira umwana. Binagaragara kuko ari umustar. Urumva? Umustar kundi umustar. Oya ntabwo bakundana nabwo nabibonye. The Ben yewe n'umustar kundi umustar ashaka kurya umustar. No bituma abantu bose mumenya umubano uri hagati yabo. Ngiyo mpamvu ari ibintu
utajajinga The Ben kuba ahubwo uno musaza ibintu abishyize ku murongo yatumye abantu amagambo agomba kugabanyuka bivuze ngo wabwije abantu kuri ababwiye ukundi ibintu bimeze muravuga ubukwe bivuze ngo nta mukobwa ukurana The Ben hano mu Rwanda uhari abo bantu bari kubivuga bameze nka dore imbogo wazibonye nyine nako nawe nazo yigeze aboga zumvaga zivuga yameze nk'abantu rwose The Ben we yiririye umwana cyangwa yateretaga umwana urumva mwebwe murabimenya kuko umwana yateretaga ni Miss urumva ni umusitari na The Ben ni umusitari ubonye ifoto akabivuga iyo ni hit ibintu bigomba kumenyekana abantu bakavuga ibyo bashatse ariko se ni gute yigeze umusaza yakubwira ko bagiye kumwereka so mu mugeni muri kuvuga bivuze ngo cyakoze we na mushiki wa The Ben ko yavuze kamuzi nawe yavuze ngo ni full package nyine urumva nawe sister wawe mushaka kugaraba ati nako yarabibonye mushiki we n'umuntu usobanutse yavuze ari umunyamakuru kuri RBA n'umuntu usobanutse kuba nyine kubibona yahise abibona aranabimenye wasanga nawe The Ben atarabimubwiye yarabibonye nyine ko bari guteretana gutyo ariko se yigeze ajya iwabo ariko hari ikibazo kimwe ndi kwibaza ubundi none ahangaha ubundi ikibazo kiri hehe The Ben abaye yari kwirira umwana kuri natwe twareye benshi abasore noneho rero imyaka agezemo ariko se nanone ko ngarukira umubyeyi wa mungani w'abanyamakuru numvishe bagiyeyo bari no gushinjwa kuba barahatirije umusaza kuvuga ntago bamuhatirije no gushinjwa no kumva yego ubundi umusaza we atekereza ibiki ku muhungu we ntago ajya mubaza ati se kutari kunyereka umukobwa mukunda ubundi ufite iyihe gahunda umusaza kuri interview uko yababwiye ati aranyumvira cyane rwose ati mujya muganira ku bintu ndamukunda cyane ati I love you The Ben I love you I'm there to talk with you umusaza kubita n'icyo yabaye ko ndavuga rero mu cyongereza yari umusaza araregeye kabisa wamunaga karita yari ibintu yavuze wenda ashobora kuba yari yanyweye akantu ariko nta musaza gufatikira kuvuga ati nakugashyiremo hari message yatangaga ati nakugashyiremo ni umuntu mukuru muri make yatangaga message umukobwa wasanga ari n'umuntu wamubwiye ati umuhungu wagiye gukora ubukwe ariyo mpamvu na televiziyo yikoze ese umuntu kuki mudakeka ko wenda papa De Ben yanayihamagariye abanyamakuru ngo ababwire bakuri icyo gihuha cy'umukobwa ku muhungu we ikibazo gikomeye ari kwipagasiriza ashaka amafaranga hanze araje umusaza ari kumva ngo agiye gukora ubukwe ngo yajenga ibiti gute avugaga ko umukobwa atavuze ko akumbuye umusaza bivuze ngo for now none ahangaha aka kanya nta rukundo The Ben afitanye na Pamela niko twabivuga The Ben ashobora kuba afitanye umubano na Pamela ariko nta rukundo ruhari niyo rwaba rurahari ariko atari urw'umubano nta rukundo rw'umubano The Ben afitanye na Pamela ntago bagiye kuba abagore n'abagabo ntarwo nta n'ibihari successful ni ibintu biri kugaragara umusaza yahakanye yavuze ati simuzi ati nanumvishije ngo baratandukanye ashize umwaka ngo hajyanye ngo iyo zazayire ngo ariko se nanone mfite ikibazo ngiye kukubaza ubundi unsubize icyo kibazo kandi ugitekerezeho ndagusubiza umusaza amaze kwivugira ati ntabwo nzi uwo mukobwa ukundana na The Ben ntabwo muzi nyuma yaje kuvuga ati ariko numvishe ngo hashize umwaka batandukanye uri kumva ese ibyo bintu yumvishe ngo hashize umwaka batandukanye ubundi yumvaga ari inde nande batandukanye ko avuga ko atazi uwo mukobwa umukobwa bavuga gukundana n'umuhungu we nyine yumvishe ko batandukanye ntawe azi nyine bamweretse ifoto aravuga ngo yego ni mwiza ngo si wabonye uwanjye se uzamwereka amafoto azaza ni karibu umusaza baramuhana karibu arakaribu umuntu atazi ntago arahagera rwose ntago bamuzi n'umukecuru nubwo atagaragaye mu nkuru bamubajije wasanga yakubwiye ati ngo umukobwa ntawe nzi ntago aragera kwa sebukwe ntago aragera kwa sebukwe nawe ntago azi umukazana we bivuze ngo rero ubaka kanya wenda nubwo nta byajinga cyane uruhande rwo rwo rwose ubu ngubu nta rukundo ruganisha mu gusezerana cyangwa se kujya imbere y'amategeko n'Imana The Ben akabana na Pamela ntabihari ubaka kanya n'uruhare wenda rushobora kuzaba ariko nyine impamvu tuba tuganiye ku bintu nk'ibi tukabisesengura abantu benshi ariko ngo The Ben yaje gukora ubukwe na Pamela
wapi biri hehe se bitazwi ntabyo wenda niba bishobora no kuzaba nko mu myaka 10 cyangwa 20 bitewe n'uko babipanga ariko no muri uyu mwaka nta bihari ntabyo rwose nta bihari nta rukundo ruganisha ku bana nkuko bya biri kuvugwa kakanya hagati ya papa n'ikindi ndetse ashobora kuba baratandukanye hagati aho nkuko umusaza yabivuze ati uwo mukobwa njye numvisize ashobora kuba yaratandukanye n'umuhungu cyane ko rwose mu mashusho yagaragaye ku kibuga cy'indege nta na Pamela rwose wari uhari kuba yashobora kutajya ariko n'ubundi byakaye ko umuntu ariko gukora undi n'ubukwe yagakwiye kuba yagize cyane kuba yari uhari ku bana yanjye hari rwose abandi bana batyaye bafite gahunda ubona wagira ngo bari kwiyerekana rero Pamela rwose nagihari byaba ari kurangara okay rero natinze reka nshimire umutumirwa twabanye muri uyu mwanya w'ikiganiro twari dufite namwe mwese mudukurikirana umunsi ku wundi mukurikirana ibiganiro byacu ndagira ngo mbibutse gukora subscribe share like na comment kugira ngo tumenye ibyo mwifuza twabagezaho reka mashimire kubw'umwanya mwaduhaye mutwumva murakoze muhabwe umugisha